uzi impamvu nyemera yiraguna kubaza ukuntu waba warabyaye umwana ugahindukira ukajya kumutera inda ese mu mutwe wawe hawa hakora ahubwo wa muntu ushaka kuba akora icyo kintu aba akeneye nko kujyanwa nk'ahantu biriya bigo biganiriza abantu bakamuganiriza ndabizi hari aho byagiye biba henshi ugasanga umuntu abyaranye na sister we abyaranye n'umwana we ukumva ngo yateye umwana inda ariko kenshi ntabwo aba ari umwana we mu nda ahubwo kwa kundi nyine umumama ashaka akajyana nk'umwana w'umukobwa and then wa mugabo yashatse aha twagarutse nk'ibisanzwe ni Joshua wanyu channel yo ni Trends Zone TV ubushize duherukana tubaha ukuri ku kintu gitandukanye n'icyo tuzanye uyu munsi ariko mu by'ukuri yaba bari mu Rwanda yaba bari hanze mudukurikira icyo tubasaba cya mbere support yanyu mukore share mukore subscribe na comment mujye mwibuka mudushyiriraho hasi turebe mutubwira ibyo dukora niba mubona ari sawa ibyo twahindura ibyo twakongeramo kandi n'ibindi bintu rimwe na rimwe bijya bidufasha byinshi support ntago akenshi bari imwe kuko mugomba kunyura mu nzira nyinshi bikagaragara byibuze ko natwe muturi inyuma bityo ejo tugakora ibindi bintu bishobora kuba byagira gute byagirira buri muntu wese akamaro natwe ubwacu bikatugirira akamaro aha nk'ibisanzwe rero tubafitiye umutumirwa wacu nk'ibisanzwe uyu munsi twazanye mumaze kumumenyera ariko buriya ikintu kizi umutumirwa agiye ahantu akagaruka nuko aba yishimye cyangwa se namwe mwamwakiriye nyine bigaragara ko yababwiye ibintu bizima icyo rero nasaba cameraman n'ubundi nta kindi nuko atuhereka umutumirwa wacu twabazaniye nimusanga mumuzi ubwo nyine muramuha ikaze abari basanzwe mumuzi namwe biraba ari sawa cyane aha nk'ibisanzwe rero twatangira tujya ku umutumirwa wacu amakuru meza watangira n'undi wibwira abadukurikiye cyane ko hariho tuba twagiye twunguka abantu bashyashya hari n'abasanzwe bakuza ariko karibo watangira wibwira abadukurikiye okay murakoze cyane ndabasuje amazina yanjye nk'imurayazi ariko bashyashya ntago barayamenya amazina yanjye nitwa Angela nta bindi Angela rero tuguha ikaze hano kuri Trends Zone TV wicare hano ni mu rugo utuze hanyuma dukomeze hari wenda n'ikiganiro Ange ibibazo ujye ubisubiza urabizi uko ibintu bigenda ibiki byose ntiriwe njya kure cyane uyu munsi nakubaza wenda utuganiriza ubwire n'abadukurikiye topic iragira iti ndamutse ndi umugabo wawe n'urugero cyangwa se wenda tureba ari abantu umusaza w'umuntu wenda mfite umushiki wanjye hanyuma wenda muteye inda ese wanje uramutse uri mushiki wanjye nkagutera inda wabyakira ute uradusobanurira usobanurira n'abadukurikiye hanyuma bishobore kuba byagira abo bifasha we wabifata ute okay vuga ngo uramutse uri musaza wanjye sibyo yego kantera inda araye ibibazo usigaye umbaza icyo ntabwo gikomeye musaza wanjye ukantera inda none wanagwaye ntera cyangwa igaragara twadukundana biramutse bibayeho wabyakira ute okay nubundi naba nkukunda nese najya kuryamana nawe nagukora ariko numva birenze gusa nyine uramutse uri musaza wanjye ukantera inda nubundi nawe naragukunze ko nandi birenze mani je mfite na bro wanje ukaryamana mani nago twaryamana ariko nyine bro wanje nyine uburyo dukundana abantu batubonana bajya bagira ngo mani twanaryamana abatatuza ariko ubwo rero nawe rero ubwo ngubwo uramutse uri musaza wanjye ukantera inda
ndumva n'ibyaba birenze nubwo twakundanye ahubwo iyo mbaza ngo iwanyu babyakira bate. muri rusange ubwo kuri wowe tuvuge ko we ntacyo byaba bigutwaye kuryamana na musaza wawe. anyway naguhaye nyine ubwo twaryamanye haba hari impamvu twaba twaryamanye ngiye kuri njye nabirenze. Bantu mudukurikiye ngira ngo murabyumva namwe ubwanyu muzajye mwicunga kuko ibyo tuba tuganirira hano ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe. Nka Ange arabisobanura uko wenda byumva ariko namwe ubwanyu muba biri ngombwa ko mwitekerezaho. Hanyuma se Ange tuve kuri icyo ngicyo wenda nkubaze ikindi kuko icyo ngicyo cyo ndimo ndumva reka nkubaze icyo ndi bubashe kubyumva nkinjiramo neza sibyo. Ndamutse ndi umugabo wawe hanyuma tukagira gutya tukabyara umwana nyine ufite amanyashe kumwe hanze hirya no hino babyita wa mwana nyine ureba ukavuga uti nyine ni umwana mwiza. Hanyuma nkanjye papa we nkamutera inda. Ese Ange wabyakira gute byo? Ese nacibwa byagenda gute? Gatera inda kundana hari n'ahantu byabaye. Ese se ujya ubyumva nyewe umupapa akaryamana n'umwana nyakamutera inda urumva? Nanjye mani ibyo bibazo umbaza maroma nta nibirenze ariko nakwica cyane ukamubwira wanyica hashya reka nakubeshya hashya ugatera inda umwana twabyara nganyumvira nyine umwana aravutse afite amanyashi. Uri kumva ibintu mbajije umwana nyine afite amanyashi umuteye inda. Okay. Ikibazo wowe uri kubitindaho n'uri kugusha ku ntego mbwira ngo nabigira gutya niba ari ukunyicana wahanagura nkarangira cyangwa se cyamba umva nago nakwica nyine wabizi kwica n'icyaha sibyo ariko waba warananiranye kandi abagabo babikora bisubireho. Ndanabyumva icyo kibazo umbajije n'ubundi ndanacyumva ugasanga umupapa abyaye umwana n'ubundi ateye inda umwana we sibyo ariko ngiye bimbaye aho nakenera bya bigo bikansaringa abantu kuko ngiye nago nahita nsara bakantwara nibyo uri kumara kumva ari bagufunga nagufungisha. Hanyuma ndibaza umwanzuro wawe ntabwo ndimo ndumva uri sinzi ntabwo nakwifuza kuzongera kubona mu maso yanjye. Muri make bye babirangiye. Hanyuma se nasigarana wa mwana wanjye akaba ari we tubana cyangwa urumva nabandi he muri ako kanya umwana mugusigira hariya nta bigo bikuramo indara nasaba leta ko bayimukuramo. Ange tujye mu kiganiro nyirizina tubwire abantu ibintu bifatika hanyuma byibuze ku buryo nabo hagize uhura n'icyo kibazo ashobora kuvuga uti nanyura muri iyi nzira nkabyitwaramo gutya no kubangamira wenda umuco nyarwanda n'iki. Dusoza bwira abantu ni iki cyakorwa nyuma y'uko umugabo wawe ateye umukobwa wanyu inda cyangwa se umwana wanyu. Rero reka njye mbagira inama gusa mbere yuko mbagira inama ntabwo nakwibaza ukuntu umuntu utekereza ashobora kuryamana n'umwana we yabyaye. Njye mba mbona sometime haba habaye kuba bakuroga sibyo bibaho abantu atemera amarozi ariko njye ndayemera. Uzi impamvu nyemera yiraguna kwibaza ukuntu waba warabyaye umwana ugahindukira ukajya kumutera inda. Ese mu mutwe wawe hawa hakora? Ahubwo wa muntu ushaka kuba akora icyo kintu aba akeneye nko kujyanwa nk'ahantu biriya bigo biganiriza abantu bakamuganiriza. Ndabizi hari aho byagiye biba henshi ugasanga umuntu abyaranye na sister we abyaranye n'umwana we ukumva ngo yateye umwana inda ariko akenshi ntabwo aba ari umwana we mu nda ahubwo kwa kundi nyine umumama ashaka akajyana nk'umwana w'umukobwa and then wa mugabo yashatse akaba yamufata ku ngufu. Ni ukuri tujye twikontorora abamama njye inama nabagira mujye murinda abana banyu b'abakobwa sibyo cyane cyane abantu mushaka mufite abana b'abakobwa sibyo. Njye inama nabagira kugira ngo mwirinde ibintu bitaraba mujye mubasiga iwanyu niba ugiye gushaka ufite umwana w'umukobwa cyangwa ufite umuvandimwe ukaba wamumusigira sibyo ko abagabo
sinzi ukuntu mbitekereza, mba mbona nabo ntabwo aba ari bo baba babikoze. Use tuvuge ko aba ari irari ku buryo ajya kurarikira umwana, ahubwo wowe muri wowe uba ufite ikibazo ukeneye kuganirizwa. Inama nabagira, ikintu mubona ko giteje ikibazo kandi mwese mumaze kubibona, cyane cyane abantu mbwira, abantu babyariye nk'iwabo se cyangwa bashatse bakabyara ushaka bikanga, akumva ko agiye kujya mu rundi rugo. Rwose bibaye byiza ntabwo wajya ufite nk'umwana w'umukobwa, ntabwo wajya umujyana. Njye niyo nama nabagira, tujye dukumira ibintu bitaraba. aha ngira ngo abadukurikiye, yaba bari mu Rwanda, yaba aba diaspora bari hanze, mudukurikire kuri Trend Zone TV. Muri kumwe na Joshua wanyu. Ibi biganiro bizajya bikomeza bigaruka, tureba ejo cyangwa ejo bundi tureba ibyaba wenda ari bishyashya, cyane cyane ko ibyo tuba tubabwira n'ubundi ari ibyo tubamo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aha dusoza rero, umutumirwa nagushimira. Yego, murakoze cyane, nishimiye kubana namwe. Mutubwire muri comment utuntu tugenda tubanyuriramo, mwebwe nta hantu mutuzi nk'ibintu tuba tuvuga, hari ahantu biba byaragiye biba, mutwandikiye muri comment, mutubwire tari aho tubizi byabaye, rero tujye tubagira inama. Cyangwa uwahuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo atwandikira tubwire ati ngewe ikibazo cyambayeho, kandi kuburya kubyihererana ntabwo aba ari byiza. Rero nakagaruka kandi mwakoze. Anje mwakoze cyane namwe mwese. Ciao ciao.